Maso y'inyana bimeze bite se? Ni sawa girlfriend. Amakuru Meza cyane. baratuganiza abanyarwanda. Ariko ngo muri iki gihugu ngo harimo umuntu isa nk'uwigira inyuma gatoya. Ngo muri iki gihugu harimo umuntu ukunda byatari, waramupfe waranamusariye. Fo. Ukunda ndese? Nkunda uwo bita Nyambo. Miss Nyambo? Yes. Akabantu mushiruka n'ubwoba koko. None se ubu tubwizanyije ukuri. Ubu uri ku rwego rwa Nyambo. Fo byatari. Nireba hirya ariko nashaka ko ari kureba. None se Nyambo mukundira iki? Nyambo buriya ndamwemera mani kuko ewana njye nyimureba iranzobe yarankuruye byatare imaje kunkurura numva ndanezerewe nanjye ubwanjye. Umva uranezerewe? Yes. None bafite nyashari ya Yesu we. Ukizireba nawe ubwawe witomba ushize. Nyambo mukundira inzobe ye, mukundira ikibuno cye nako nyashi. Yes. Iyo murebye wumva urashira. Ndashira birenze kubitekereza ahubwo. Unara umurota se? Fo. Iyo ni mukorota. Ndota Nyambo naryamye imbere yanjye. None se ni iki kintu mbere ko twajya ku kintu wamubwira? Nyambo turabizi ko afite umukunzi witwa Titi Brown. Ko Titi Brown namutse yumvishe bino bintu. Titi Brown ntabwo mwaserera. Twamukira ku ruhande. Tugafata uwejo hazaza. Nese Nyambo wari wamubona mwari mwahura? Nifuza guhura nawe ahubwo. Ibyo nibyo bya mbere nashatse guhura nawe ndavuga ati ibintu nibikunda tugahura nzamwaka nubwo ufasha aba yamfasha bashe kuba yanyuriza akangiza ku yindi ntera umukinnyi wa comedy. Ukina comedy? Yes, iko kazi kanje nikorera. Ukinira kwica no singo n'abantu bagukurikiye bamenye ica no korera. Nyinira kuri Free Time Rwanda. Yica no turiho. Yica no turiho niyo nkoreraho yanjye. Niye wakaka Nyambo nk'umuntu ukunda, nk'umuntu urabona ukunda Nyambo kandi nawe ndashobora kuba ariko kino kiganiro. Ni iki kintu wabwira Nyambo nuwe bufasha wa mwaka ni iki kintu nyine wamubwira muri rusange? Ubufasha njye na mwaka nuko yamfasha akanyuriza akanjyana ku rundi rwego. Kurwo nakinaga kuri comedy. Yego narwo ni sawa ariko byansabaga ko nyine nakura nkagera ku yindi ntera nkabasha kuba naba umustar nanjye kimwe nk'abandi ba star. Nkabasha kuba nyine twaza ejo nazanahura nawe tukanaganira yaramfashije kabisa nanjye ndamushimira. Yaba na ngombwa akanambera umugore. Nyambo bayakubera umugore kubera ikireka? Buri iyo nza kugira amafaranga. Sibye n'ubu ngo ndeba gutya. Yewe mba naramugize madamu witswe no mu mateka ku buryo ki. Jiga mwana nugaseke mwana. Ariko brother, oyo nugaseke mwana ibintu mvuga ni siriye mwana. Ikintu cya mbere ni confidence sibyo? Yes. Ikintu cya mbere ni confidence. None ariko ntago ndabisobanukirwa neza. Bomba Nyambo yakubera umugore. Yanyera mane ibyo biba birenze birimo mane. Nose sindi umuntu nk'abandi se. Uri umuntu nk'abandi. Ushindi inyamaswa. Oya ntago uri inyamaswa. None. Oya ariko abanyarwanda ntago bari kubyumva neza. Oya bari kubyumva mane ntago nakubeshya. Uyu mutipe aragira ati bitewe n'urukundo nkunda Nyambo manumva yanambera umugore. Yifite confidence, aramukunda ndetse yanamwate n'ubufasha ariko byose birashoboka. Guys byose birashoboka. Rero nakwifuriza amahirwe. Yes. Mukazahura mukaganira kumugezaho icyifuzo cyawe yagusapotinga yakugira izindi nama runaka ukazumva. Ariko bya bitwaye se? Ntacyo bitwaye. Ko yabishaka kose nabikora. Harya undi witwa nde? Indi? Ubundi witwa nde? Ahita Maso y'inyana. Nyambo yitwa Maso y'inyana aragukunda ngira ngo byinshi wabyumvishe. Ndagira ngo cyane cyafite igisoreza ahangaha. Yes. Wakoze cyane kutuganiriza Maso y'inyana. Kandi ko nagira home. Sawa. Iyi ni Free Time mu Rwanda mudukurikirana umunsi ku munsi hano haca ibintu bitandukanye hariho amakomedi ari imikino itandukanye. Ni Free Time mu Rwanda kora subscribe tujye tubana umunsi ku munsi. Nge nitwa Bravo ndabakunda. Ciao ciao.